Ndabasuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, kandi nshimye Imana itwemereye ikaduha uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 46 duhereye ku murongo wa 3. Turaza no gusoma mu gitabo cya kabiri cy'abami, ibice 19 n'umurongo wa 24. Turaza gusoreza mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice kimwe, igice cya mbere, umurongo wa mbere kugera hepfo ku murongo wa 3. Ariko duhereye hano muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 46 duhereye ku murongo wa 3. Hari amagambo avuga ngo, nimunyumve mwanzo ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka. Ninjye waremye, ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Mwangereranya nande twahwana, kandi mwanshushanya turikiye aho ngaho. Duhite tujya kureba igitabo cya kabiri cy'abami, ibice 19 umurongo wa 24. Hari amagambo avuga ngo, nafukuye amazi y'ayandi mahanga ndayanywa, nzakamisha inzuzi zo muri Egiputa zose ibirenge byanjye. Reka nsubiremo ayo magambo. Aravuga ngo, nafukuye amazi y'ayandi mahanga ndayanywa, nzakamisha inzuzi zose zo muri Egiputa ibirenge byanjye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusoreze aha ngaha mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere umurongo wa mbere. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere. Hari amagambo avuga ngo, mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana na mbere. Dusoma umurongo wa 2. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo nibwo mucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira umwijima, ariko umwijima ntiyawumenya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira kuri aya magambo y'Imana. Ntekereza ko tutaraza kuvuga ibintu byinshi cyane, kuko dufite intego dufite ivuga ngo ya Mana wabonye cya gihe, ya Mana yakurinze cya gihe, ntaho yagiye, iracyahari. Amagambo duhereyeho cyangwa se tugiye kuganira ni ukuvuga ngo ni amagambo dusomye hariya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, avuga ngo, nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese mwe. Aya ni amagambo y'ubuhanuzi Imana iduhaye. Ntekereza Imana iduhaye kugira ngo tuze kuyakuramo icyifuzo tugasenga Imana. Ni amagambo Imana yabwiye ubwoko bwayo inyuze mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya. Mu gihe nk'iki ngiki ibabwira aya magambo,
mpamya ko ari igihe abantu bamwe bari bamaze kumera nk'aho bashaka kwibagirwa imbaraga z'Imana cyangwa se bashaka kwibagirwa ibyo yakoze kuri bo. Irababwira ngo nimunyumve mwebwe abarokotse bo mu nzu ya Yakobo. Uyu munsi nimvuga inzu ya Yakobo, ntabwo twebwe turajya kureba inzu ya Yakobo, ahubwo umuntu wese arareba inzu y'iwabo cyangwa se urareba inzu y'iwanyu. Njyewe ubahagaze imbere y'Imana yahaye akanya kugira ngo tuganire. Uyu munsi iyo nibutse aho Imana yankuye, nsanga ari ibintu bikomeye cyane, kandi Imana yakoze kuri njye ntihabwa icyubahiro, kuko iyo atabayo simba nzi uwo ndiwe, sinzi aho mba ndi, mba nitwa nde, mba nkora ibiki. Ariko ndashima Imana ko Imana yankuyeyo. Ntabwo nshaka kubaha ubuhamya, ariko aho Imana yankuye, njye ndibuka ko natangiye kunywa inzoga ndi umwana w'imyaka 9. Ku myaka 12 nari nigura icupa rya mbere ry'urwagwa. Umwana w'imyaka 12 uri kujya mu kabari akagura urwagwa. Igihe rwaguraga amafaranga 25, kandi ayo mafaranga muri icyo gihe yari amafaranga menshi. Noneho mu bantu b'abagabo hari n'abagabo batashoboraga kwigura urwagwa, ariko kubera uburyo navuga ngo shitani yashaka kuzantwaza igitugu, narihanganaga nkagerageza nkashaka ayo mafaranga 25 nkagenda nkagura urwagwa. Geri ya mbere nayigure mfite amafaranga 10 mfite imyaka 16, nyigura amafaranga 75. Mbumunywi ku rwego rukomeye, kugira ngo nzayiveho niko nigeze kujya ahantu navuga ngo mu miryango kwa bamarume, hariyo babyara banjye tungana, turi mu gihe kimwe, dumeze nk'aho mbese tururungano. Ndi umusore uzi kwambara, amenya kenda keza nkagira gute, ariko ibyambaye icyo gihe ndibuka ko naherutse nicara bateretse inzoga y'urwagwa bateretsemo bari bashyizemo ubuki. Mperuka nicaye nagiye kwikangura, nikangura mbona ndyamye, bandyamishije mu cyikoni impande y'amashyiga. Ku bantu babaye mu cyaro murabizi ko hari amashyiga bacanaho. Nsanga uko nahindanye nzongera kunywa inzoga. Icyo gihe nari ntarinjira ngo nibura amenye ko ndi umukristo, kandi mu by'ukuri icyo gihe nari ifite itorero mbarizwamo, idini mbarizwamo nitwa ko ndi umukristo, narabatijwe ndetse nanakomejwe banyita umukristo. Ariko izo nzoga ziranga zirambata ku rwego rukomeye gutyo. Ibyo kongeraho nafashe umwanzuro ndavuga ngo n'undi munsi sinzongera kungana nk'umwaka. Mbona ndabishoboye, ku buryo n'abari banze uburyo no musinzi baravuze bati ibintu uzabisohora, ariko nabishoboye. Imana nihabwa icyubahiro. Ikintu cyamfashije cyane neza cyane ni ukugira gutya Imana ikamfasha. Iri torero rya ADEPR ndimo nkoramo umurimo w'Imana, ntabwo naryemeraga, n'abarisengeragamo nabonaga barabuze ubwenge, ariko Imana igiye kumfasha, igiye kumfata, iramfata intereka muri iri torero. Nkimara kugeramo nsobanukirwa neza impamvu yo gukizwa, nsobanukirwa neza impamvu yo kuva mu byaha, nsobanukirwa neza impamvu yo kureka inzoga nkareka ubusinzi. Ubusambanyi bwari bwakambase kuko nubwo nari muto, ariko ntabwo nabikundaga. Ikintu cyambataga yari inzoga, kindi nkumva mfite amahane, nkumva nta mpamvu yo kugira ngo nsubirikanye n'umuntu kabiri, ahubwo icyabakiza twarwana tukikiranura, wowe utsinze undi akamwubaha. Ndashima Imana ko Imana yankuyeyo batarantimbura ngo bankure amenyo. Imana yarakoze, ihabwa icyubahiro. Rero nkisoma iri jambo
nahise nibuka ko iby'Imana yakoze kuri twe aho yadukuye ari ahantu hakomeye cyane. Njye ndavuga ibi ngibi ariko twese turi aha ngaha, iyo dusubije amaso inyuma tukareba aho Imana yadukuye, ni ahantu hakomeye kandi ni ahantu hagoye tutari kuzikura, cyane ko burya iyo umuntu ari mu byaha ntabwo amenya ko ari bibi, ahubwo amenya ko ari bibi abivuyemo. Uyu munsi hari n'abandi mbona ko bariyo, tubona tukareba tukabona batubagira impuhwe, tukavuga tuti yaba bamenyaga ububi bw'ibyo barimo bakabivuyemo bakaza tugafatanya urugendo rujya mu ijuru, cyane ko urugendo twaruboneyemo amahoro, tuhabonera ibyishimo, tuhabonera umunezero, tugubwa neza, agaciro dufite n'isura dufite turabikesha kuba twarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, tukaba twaravuye mu byaha. Haleluya. Ibi ngibi byibutse nkareba abasore cyangwa se abagabo tungana bari mu gihe cyacu, batashoboye kuva mu byaha, uyu munsi bameze nk'abantu bashaje bunamye bitewe n'ibyaha byabunamishije bikabashikamira, aho kugira ngo babone amahoro ahubwo bikanga bikabaremerera. Ni nabwo buryo ijambo ry'Imana ritwibukije riravuga ngo nimunyumve mwebwe abarokotse, abo nakuye mu byaha. Haleluya. Abo nakuye muri icyo gihe kigoye nkabakiza, amina data, nkabarokora nkabakura mu rupfu rukomeye cyane. Ntabwo ari aho gusa Imana yadukuye tugende tukareba muri ibyo byaha, muri ubwo buryo bw'ibyaha yaturokoye urupfu rukomeye gutyo, ndetse no mu bundi buryo iyo turebye tukareba dusanga hari intambara mu bugingo bwacu andarwanya ubuzima bwacu, ariko birangira Imana ije iraturwanirira, iradukiza, idukiza urupfu rukomeye rutyo. Nibwo buryo itwibukije amagambo, iravuga ngo nimunyumve abo mu nzu ya Yakobo, nimunyumve abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli, nimvuga Isiraheli mwumve iri torero ryacu, abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka. Imana ihabwa icyubahiro kuko yaduhetse tukiri mu nda, ikaduterura tukivuka. Kugira neza kw'Imana ntabwo kwahereye ku munsi yaduhaga agakiza, ahubwo iyo dusomye muri ya magambo yo muri Yesaya, Yeremiya, hari avuga ngo nakumenye ntarakurema ukiri urusoro mu nda yakubyaye, nkwereza kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ndakwibutsa ko kuba Imana yaraguhaye agakiza, ndakwibutsa ko Imana kuba yaraguhaye kwakira umwami n'umukiza ntabwo byayitunguye, ahubwo ni ibintu yari ifite mu murongo, ivuga ngo mu gihe nk'iki umuntu wanjye namara kumenya agaciro k'icyo nakoze kuri we, nzamukoresha akora iby'ubutwari. Imana yagwa icyubahiro kuko yatumenye kera, ikatumenya mbere, ikaduha agakiza, ifite umugambi wo kugira ngo izadukoreshe, nihabwe icyubahiro. Ibwo bugivuze ngo rero mwebwe abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka, uburinzi bw'Imana yakurinze, ibyo Imana yakoze kuri yabikoze ukiri mu nda ya mama wawe agutwite. Mu gihe mama wawe yari agutwite atazi icyo afite mu nda, iyo ngo yari iguhetse, noneho atazi niba ari umuhungu niba ari umukobwa atwite, yari iguhetse. Dushimye Imana kuko mu gihe bari badutwite hari inda zagiye zivamo, hari izagiye zikoroka zikavamo, ariko inda yawe ntiyavamo, n'iyanjye ntiyavamo. Iraturinda ku munsi wo kuvuka, hari abavutse bapfuye, twebwe iraturinda tuvuka turi bazima. Icyo gihe ngo yahise iterura iraheka, na n'uyu munsi ikaba igihetse. Noneho Bibiliya ikatubwira ngo izaduheka ngo kugeza imvi zibaye uruyenzi. Iyi Mana yacu ngo izakomeza gukira gute? Izakomeza guheka. Haleluya. Mu uyu munsi nkuko yaduhetse tukiri mu nda, abo turi kumwanda ndabibutsa ko iguhetse wowe, iguhekanye.
n'abana, iguhekanye n'umugore, iguhekanye n'abakazana, iguhekanye n'abuzukuru. Ni ukuvuga ngo n'abazavuka twese igize gute? Iraduhetse, ntihabwe icyubahiro. Noneho hari andi magambo twasomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami avuga ngo amagambo twasomye avuga ngo nafuka amariba y'andi mahanga ndanywa, ngo n'inzu zo muri Egiputa nzazikamisha ibirenge byanjye. Mwibuka ko ndi kubaganiriza ku ntego ivuga ngo yakoze biriya ntaho yagiye, iracyakora na n'ubu iracyariho. Hari igihe tugera mu gihe gikomeye tukagera mu gihe cy'amakuba tukibwira ko Imana yacu ntaho yagiye. Ndakwibutsa ko ikiguhetse. Noneho ahangaha kuri aya magambo twasomye muri kitabo cy'Abami ba kabiri, aya ni amagambo Imana yivugiye iri kubwira ubwoko bwayo bwa Isirayeli iki gihe bari bayobowe n'umugabo witwa Hezekiya. Uyu mugabo Hezekiya wari uyoboye ubwoko bw'Imana, yayoboye mu gihe kibi, abayobora mu gihe kigoranye cyane, ko uwo yari asimbuye yari umwami wari warimitse ibigirwamana. Ibi bigirwamana byari byarazanywe na Yezebeli, azanye ibigirwamana birimo ikigirwamana cyitwaga Shera n'icyitwa Shitaroti. Icyitwaga Shitaroti cyari ikigirwamana gitanga amahirwe, icyitwa Shera cyari ikigirwamana cyasengwaga n'abagore ngo bagishakaho ubwiza. Ibi ngibi abagore bagira gutya bakikora ibindi bintu bitandukanye bashakisha ubwiza, bakabushakira no mu bidashoboka. Ntabwo bije none, ni ibintu bajyaga bakora mu rwego rwo kugira ngo bakoreshe bashaka gushaka ubwiza mu buryo bwo kuramya n'icyo kigirwamana cyabo. Hezekiya rero yimye ingoma, aravuga ati nabwira abantu Imana gute kandi basenga ibigirwamana? Arabanza arabisenya. Hanyuma yo kumara kubisenya ngo bibaza abantu babisengaga n'ababikoreshaga. Mu bantu babikoreshaga byababaje cyane harimo umwami Senakeribu, umwami wa Ashuri. Amugabaho ibitero bikomeye cyane, ndetse akajya amuteguza, akamwandika, akamwoherereza inzandiko zirimo iz'ibitutsi n'ibindi bitandukanye. Rimwe na rimwe Hezekiya arangiza akegera abantu b'Imana akababwira ati nyabuna, nubwo Senakeribu umwami wa Ashuri duhagurukiye muri ubu buryo bumeze butya, nimuhumure kandi mukomere. Nubwo tugaba ibitero mu ruhande rw'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Imana yacu, ni inyembaraga kandi yashoboye. Bamwe bakumva ibyo avuze, ariko abandi ntibabyumva, ahubwo bakaza bakamuca intege. Bayobozi bacu nongeye kubabwira ngo nimukomere. Hari igihe ugira gutyo ukayobora abantu, noneho mu buryo bwo kubayobora, aho kugira ngo bakubwire ngo komera ugeze mu gihe cy'amakuba, ahubwo bakakwereka ko intambara uhagazemo zikomeye utazazishobora. Rimwe na rimwe mwe bakibagirwa yuko umuhamagara atari uwabo, ugasanga bagiye kumvira inama zibaca intege. Ariko turashima Imana yuko abayobozi bacu hano kuri uyu murongo cyangwa se kuri iri torero, mu muhamagaro bafite, mu muhamagaro Imana yabahaye, ntibafite gucika intege. Ntabwo dufite gucika intege ngo duterwe ubwoba n'amakuba n'ibyago n'iterabwoba rya shitani. Ahubwo iyabahamagaye, iyaduhamagaye iracyahari, iyaturokoye urupfu rukomeye na n'ubu iracyakora. Ntihabwe icyubahiro. Haleluya. Rero ngo hakaboneka abantu bakamuca intege, bakamubwira ati ibintu ntabwo uzabishobora, akongera agakomera. Rimwe noneho aragenda ngo habonekamo ijambo rivuga ngo ndetse n'iyo Mana yanyu ndayisuzuguye. Rwari rwoherejwe na Senakeribu umwami wa Ashuri. Hezekiya arubonye aravuga ati njyewe ibi bintu nari mfite icyo mbivugaho, ariko ubwo Imana yangijemo bakaba bayisuzuguye, bene aka kageni, Imana naba yo yururuka nayo ireba urwandiko rwanditswe.
ngwira usomye niko gutuma umuhanuzi witwa Yesaya mwene Mose muri icyo gice cya 19 nusoma ku murongo wa 20 hari amagambo avuga ngo nuko hanyuma y'ibyo ngo Yesaya mwene Mose Imana amutuma ikigenda ubwire Ezekiya mwami ubwoko banyumubwira uti kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri irabikwemereye yemeye kwije kukurwanira ngo aje abibwiye abantu b'Imana banga kubyumva ngo banze kubyumva Imana igiye kwitayibona koko agiye gucika intege niko kuzirivugira avuga ngo nugucitse intege ka ushaka kunanirwa waba wibuka ko nafukuye amariba y'ayandi mahanga nk'ayanyu izo nzuzi z'abanyegiputa uri kumva urwo rusaku rwo guhorera uri kumva n'iryo teshamutwe uri kumva njyewe Uwiteka izo nzuzi bagiye kohereza nzazikamisha ibirenge byanjye Mana habwe icyubahiro haleluya ngo maze noneho rero aha ndashaka kugira ngo mbasone mwavuga mutese inzuzi amasoko y'amazi yafukuye akanywa nayahe yari iri kumwibutsa ku munsi yahagurukijeho Mose imubwira ngo genda ubwire Farawo arekure ubwoko bwanjye ikamuha ibimenyetso bibiri iki kiganza kiraga mu gituza kikabemba yakongera akayisubizamo kikongera kikaba kizima n'inkoni yarambikaga hasi ikaba inzoka yakongera kuyiterura ikaba inkoni ngo ibyo bimenyetso byombi abitwara imbere ya Farawo ngo yabigeje imbere ya Farawo Farawo amuseka cyane yarambuye inkoni hasi ihinduka inzoka Farawo aramubwiye ati uri umwana cyane n'ubwa mbere ubonye inkoni ihinduka inzoka ngo nuko ahamagara abakonikoni be arabwira ati muze munyerekere uyu mwana ibyo avuga mumwereke ko ibyo avuga byose ibyo ari gukora byose ari ubusa nivuga ngo yajyaga mwita umwana mumenye ko uyu Farawo wari uje gukura uyu Mose wari uje gukura ubwoko bw'Imana kwa Farawo yakuriye mu rugo rwa Farawo ni inkuru ari bujye kujyamo kuko ku bantu mukunda gusoma Bibiliya muzayibona ko umukobwa wa Farawo ari wamukuye mu kato yagiye koga ibyo simba igiyemo yakuriye rero aho ngaho nicyo gituma Farawo yamwitaga umwana amubwira ati wa mwana we ibyo bintu uri gukora n'ubwa mbere ubonye uri umuswa cyane ngo ahamagara abakonikoni nabo barambika inkoni hasi ngo zirambitse hasi ngo zihinduka inzoka maze aho Imana ibera Imana aho Imana igaragaza ubumana bwayo ngo nuko ya nkoni ya Mose haleluya yahindutse inkoni yahindutse inzoka ngo nukwiri kosantara ifata twatyoka twose iradutoragura utuvuba amahirwe utuvubura imvura udutanga urubyaro udutanga iseni ibyo byose ngo maze inkoni ya Mose iradutoragura iratumira ngo nuko twose tumaze gushira Imana yongorera Mose iramubwira ngo terura inkoni tugende kuko icyari kigendero kigize gute kirarangiye haleluya mbona no kubwira abahanuzi n'abakozi Imana tubana ahangaha buriya hari uburyo Imana iguhamagaramo wowe ukagenda ufite mu mutwe ko hari ikindi kintu Imana iri bukore icyo ufite mu mutwe ugira ngo nikiri bukore kandi atari kiri bukore ahubwo ifite ikindi kintu yagambiriye mu mutwe wa Mose we yarazi ko ako kanya nabikora barabihita bamuha Abisiraheli bakagenda bakajya kuyikorera mu gihugu cy'Ikanani ariko mu by'ukuri Imana yari bikoze ifite mu mugambi wayo yuko ishaka gukura imbaraga Farawo yitwaza mu gihugu cye nimusoma Bibiliya muzasanga nta hantu na hamwe Farawo yongeye gukoresha imbaraga z'amakonikoni cyane ko zari zagiye maze kugenda mu nkoni mu nkoni ya Mose Imana ihabwe icyubahiro haleluya ayiwe aho yakoresheje ikirenge ni ku nyanja itukura bahageze muribuka ko bari bavuye mu gihugu bari baranyeze mu Egiputa ariko ngo bageze ku nyanja
ntabwo nibyo kurondora kenshi inzira zanyuzemo kugira ngo hagere, ariko reka duhagarare hano. Bari bahagaze ku nkombe y'uruzi, ngo bari kureba imisozi iburyo n'imoso, ngo bari kureba ingabo za Farawo inyuma, imbere yabo hari inyanja. Ngo nuko Mose atakira Imana, arayibwira ati nyaboneka Uwiteka, niki gitumye ureka tugwa mu maboko y'ubwoko, tugwa mu maboko y'abatakebwe? Niki gitumye bigenda gutya? Imana avuga ngo niki gitumye untakira? Musa ati nawe reba uko bimeze. Imana amubwira iti mbese niki ufite mu ntoki? Undi ati mfite inkoni. Ndagira ngo mbibutse ko hari amakuba tugeramo twe tukajya gutakira Imana. Imana yarabibonye kera ko twaharenze. Bo ngo babonaga bari ku nyanja, babona bari mu makuba. Mu buhanga bw'Imana yo ibona baraharenze, bibereye muri Kanani bari gukorera Imana. Ndakwibutsa ko irinda Imana avuganye nawe, yabivuze no kubikora izagira gute? Izabikora. Nubwo utarabigeramo, nubwo utaragera muri Kanani yawe, Imana iri kukubona wageze muri Kanani, iri kubona waragezeyo. Niyo mpamvu kwirirwa ibivuga yongera kubisubiramo ntacyo biyibwiye. Icy'ingenzi ni uko iri kubona ko Kanani wayigezemo. Haleluya. Hari abantu bari bakabona bataragera, ntabwo barabona kugira ngo babone kuri ibyo bisubizo Imana yavuganye nabo, nubwo utanura ko wabigezemo, ariko Imana iri kubona waragezeyo. Rero maze ngo Imana yamubwiye iti niki gitumye ntakira? Avuga ngo dore ko bimeze. Imana yamubwiye iti niki ufite? Ngo ni inkoni. Irambure hejuru y'amazi turebe. Ngo arambuyeho inkoni, ngo amazi yigabanyamo, ngo yepfo arakomeza, ngo ayaruguru akora urukuta rukomeye cyane. Niki gitumye amazi akora urukuta? Nta buye rishinzemo, nta rukuta rwubatsemo, nta giti gishinzemo. Ikintu gitumye amazi ahagararamo niki? Imana yari imaze kururuka. Haleluya. Kuko ikirenge cy'Imana ni kinini, iraza itambikamo ikirenge. Amaso yabo ntibakibonaga, n'ibiganza byacu ntibyabasha gukora kuri iki kirenge. Amaso y'umubiri ntabwo abasha kubibona, ariko hari harimo ikirenge cy'Imana. Mu ijambo ry'ubuhanuzi nakubwiye ngo uyu munsi gutambikira ikirenge haraguru y'urugo rwawe, uyu munsi gutambikire haraguru y'abana bawe, igitambika haraguru ya bizinesi yawe. Ndumva nshaka kubwira ngo Imana igutambikire ikirenge. Iyakoze ibyashize, iyakoze ibyacagihe, ntaho yagiye iracyakora. Haleluya. Ayiwe mugikirize. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ayiwe data we, Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ayiwe ibi tubwira uyu mugabo rero, mubwira ngo rero niba wibuka ko naba narafukuye amariba, nkanywa izo mbaraga, amasoko yo kwa Farawo nkayamira nkayasoza, ndakwibutsa ko n'izo nzuzi z'Abanyegiputa nje gutambikaho ikirenge. Mu ntambara ufite, mu makuba afite, ndakwibutsa ko Imana ije kugutambikira ikirenge. Ntugire ubwoba, ntuhangayike. Yakoze biriya, ntaho yagiye, iracyakora. Umugambi w'Imana urakomeje, iracyaguhetse ku mugongo wayo. Uri mu mugongo w'Imana. Humura. Kandi burya umwana ari mu mugongo wa nyina, burya nta bwoba yagira. Naho imbwa zamoka zikamuhetse, aba yumva ntacyo ari we. Uwo aba ari umwana uri mu mugongo wa nyina. Noneho rero uyu munsi ntabwo turi mu mugongo w'umuntu w'umugore, ahubwo turi mu mugongo w'Imana. Turi mu mugongo w'Imana ifite byose, turi mu mugongo w'Imana ishoboye byose. Amajwi y'ibimoka, amajwi y'ibisakuza ntiyongere kugutera ubwoba. Urahetswe, uri mu mugongo w'Imana. Nabonye umubyeyi hari igihe aheka, yarangiza agashyiraho umutaka, akavuga ati reka ntwikire umwana mpetse. Mbese ko umubyeyi azi gushyiraho umutaka, Imana niyo itazi gushyiraho umutaka? Akira uburinzi bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana igufitiye umutaka, Imana ifite umutaka yashyiraho, ibiteye ubwoba bigahagarara mu izina rya Yesu Kristo. Mbese ko umubyeyi aheka yagira akongera agasimbiza, yumvisha umwana agiye kujijuka, Imana yizemera ko umunota yakebwe, ntabwo yabyemera. Nubwo wacika intege, izemera yongere isimbize
yongere isimbize, yongere iguheke, yongere isubire mu mujishi, yongere iguheke bundi bushya. Umubyeyi wanyereye mu bunyerere atambuka ahetse ngo agwe agusha umwana hasi, ngo agwe wenda ngo agaramye umwana mushikamire, reka ariyeranja mu bushobozi bwe kuko ari umubyeyi akagusha uruhande rudahetswe mu mana. Imana rero niyo yakwemera ko igushikamira, cyangwa se niyo yakwemera kugwa hasi ukamugarika, ntabwo yabyemera. Ahubwo uyu munsi ndakwibutsa ko yakoze biriya ntaho yagiye, iracyakora. Magambo twasorejeho ni amagambo avuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Aho niho dusoreje, kandi tukaba tugiye kugira gute, tukaba tugiye gusenga. Ariko noneho icyo ngiye kukubwira, ndashaka kubwira ngo iyakoze biriya mu byaremwe byose, mu byo wabonye Imana yagiye gukora kuri wowe, yari Imana yabikoze. Aho uri aho ngaho Imana niyo yabikoze. Ubuzima urimo aho ngaho niyo yabikoze. Ubwo ubayemo aho ngaho niyo yabikoze. Kwa muganga wagiye ukavayo uri muzima niyo yabikoze. Gitanda waryamyeho bakweho imirambo myinshi wowe wavuye uri muzima. Modoka ugendamo buri munsi ziba zikora amagisida, ntabwo wahagaritse kuyigendamo ngo nuko ubonye agisida ibaye, na n'uyu munsi uracyayigendaho. Amamoto yagiye yica benshi, ntabwo twazihagaritse, na n'uyu munsi turacyazigendaho. Aho utuye hari igihe uba utuye hagati y'abarozi utabizi, ariko Imana ikahakurindira. Ndakubwiye ngo iyakoze biriya ntaho yagiye, iracyakora. Mugambi w'Imana urakomeje, Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyakoze biriya ntaho yagiye. Uyu munsi wongere ugarure icyizere, wongere ugarure imbaraga, wumve neza ko ishoboye, ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Bisobanuye ko n'ibyo utarabona afite ubutware n'ubushobozi bwo kubirema, nawe ugahaguruka ushima Imana uvuga uti ni njye wa wundi wari uhagaze bwa wundi nsaba ko Uwiteka ndengera yakoze icyo nari namusabye, nahabwa icyubahiro. Icyo gihe twese tuzafatanya nawe kuyishima, tuvuga tuti Imana itabaye abantu bayo, tuvuga tuti Imana irengeye abantu bayo, nihabwe icyubahiro n'inyembaraga. Haleluya. Mana talabevo nihabwe icyubahiro, nihabwe icyubahiro, nihabwe icyubahiro, nihabwe icyubahiro, nihabwe icyubahiro, nihabwe icyubahiro. Ndashaka kubwira ngo komera, ndashaka kubwira ngo ntutinye, ntutinye imbaraga z'abanyagiputa, ntutinye imbaraga z'abagutera ubwoba, ntutinye imbaraga z'abakubwira amagambo mabi, bakubwira ngo ntibizakunda, babwira ngo ntibizemera, babwira ngo ntuzaharenga. Uzaharenga mu izina rya Yesu, uzatambuka mu izina rya Yesu. Noneho bakabona utambuka nishimwe, bavuga bati tubonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Kubwira irindi jambo, aba bantu bakora ibi ngibi tubatuyeho imbabazi z'Imana, kuko nabo sibo. Namaze kumenya yuko mu kigeragezo uba ufite, kigeragezo nugira buryo ugasanga atariho kizaniye, uzamenye yuko icyo kigeragezo gihetse igisubizo, cyane ko hari igihe inyungu Imana ifite mu kigeragezo ntuzavamo hanyuma, nicyo uzakora hanyuma. Kwishimwe ryawe tubonye aca mu ntambara ariko hatambutse neza. Iyo akoze biriya kuri we, nanjye uzakora ibindi. Icyo gihe bizabikoze umurimo, bizabikoze ivugabutumwa. Ariko uyu munsi uramutse utsinditse intege, ntabwo wabona igisubizo, ntabwo wabona icyo uvuga nyuma yaho, nta kimwe byaba birimo. Ariko none uyu mwanya birashoboka ko Imana iri kugurema amashimwe. Hari amashimwe Imana iri kurema kuri wowe. Uzirinde gukora icyaha mu gihe cy'ikigeragezo cyawe, uzirinde kugabanyiriza Imana icyizere ngo uyitakarize icyizere, ahubwo yizamurira icyizere, uvuge ngo wabanye nanjye muri cya gihe ukankura muri Uriya bakarutangira umwizera, ukama kukwizera, n'ubundi ibyo wakoze ntaho wagiye uracyakora, uzongera ukora n'ibindi. Reka amashimire tugiye gufata umwanya wo gusenga Imana, ariko mvuga ngo komera, mvuga ngo Imana ikwiteho, mvuga ngo Imana niyongere ikugire neza, Imana yongere ikwishimire. Ni umukozi w'umuhanga, ibyo udashoboye irabishoboye, ibyo umutware badashoboye Imana yabishoboye, ibyo umufasha badashoboye Imana yabishoboye, ibyo amafaranga adashoboye Imana yabishoboye, ibyo amashuri adashoboye Imana yabishoboye, ibyo abakomeye badashoboye Imana yabishoboye.
kuko ereba mu manza zawe ufite zananiranye, byanze gusubirikanya, byaranze, waragerageje byaranze, ndakumenyesha ko Imana ifite igisubizo. nta kutagize, waragerageje pe, waraburanye kenshi uratsindwa, ugerageza ushaka n'abajyanama, ushaka n'abagufasha, bamwe bakakumvira ubusa ntibagire n'icyo bagufasha. ariko uyu munsi, kuri iyi tariki y'uyu munsi ya 18, ndakwibutsa ko Imana ishoboye. Imana yashoboye ibyo udashoboye, Imana yize gute? Irabishoboye. Kadusenga Imana. Imana yarashoboye. Mana Data twese uri mu ijuru, ndagushimye ndaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga, uri Mesiya, nta yindi Imana ihwanye nawe. ntawaje imbere yawe ngo atatakubonye, nta n'uwagusenze ngo umusezere amara masa, ahubwo abaje bakugana bose warabatabaye bagira neza. nabwo buryo mushimiye, kuko abo turi kumwe muri iri torero muri uyu mwanya bose rabifo bakiriye ijambo ryawe, ribabwira ko riyihumure, ribabwira ko ugihari, ribabwira ko ugikora, ribabwira ko ugitabaye, ribabwira ko ugihetse, uracyahetse. kandi guheka uko bahetse mu buryo butandukanye mu bihugu barimo bitandukanye, na n'uyu munsi uracyabahetse. nanjye urampetse mu izina rya Yesu, umpekanye n'abana, umpekanye n'umugore, umpekanye, urampetse Mana, habwa icyubahiro kuko ukiduhetse. rero ndasenze kugira ngo muri uyu mwanya ukomeze kujya neza abantu bawe, ubambike imbaraga zo kwizera no gukomera, ubarinde gutentebuka, ubarinde gusubira inyuma. iterabwoba ry'umwanzi ryose turitesheje agaciro, iterabwoba ry'amagambo bagenda bavuga ryose turikubise hasi, ahubwo Uwiteka Imana mu ijuru tuzamuye ibendera ryo kunesha, turizamuye ku buzima bwacu, turizamuye muri iri torero ryacu, turizamuye mu ngo zacu, turarizamuye aho dukorera, turarizamuye muri ketse. reka ibendera ryo kunesha, ibendera ry'ubutsinzi ryongere rizamuke. mbese shitani wari uzi ko tuzaseba, ahubwo yongere kumwara abonye ko ibyo yarazi ko bizakunda byakunze. urakoze kuko uri mwiza, ukabere mwiza bakubaha. tuguhaye amashyi, tugukomeye amashyi, tuguhaye n'impundu, kuko nta yindi Mana ihwanye nawe mwishima mu ijuru. haleluya, uri umwami amahoro. turanezerewe kuko mwise gusenga kwacu none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Imana mu ijuru ibaha umugisha, kandi Imana mu ijuru ibishimire. umugambi w'Imana urakomeje, yaturinze, yadukora imirimo itangaza cya gihe, ntaho yagiye, iracyakora. n'uyu munsi iracyakora, n'ejo iracyakora. ushobora gusenga Imana ntivuge, ariko kutavuga kwayo ntibivuga ko utumvise gusenga, cyane ko iyo yumvise gusenga ntabwo yihutira kuvugana n'abantu, ahubwo yihutira kujya gukora. birashoboka kuba yaratinze kugezaho ubuhanuzi cyangwa kujya gute, iri mu kazi, iriho iracyakora. bene data, mbingingiye gukunda ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana kuruta ibindi byose. umuhanuzi yavuga ngo iravuze kandi itavuze, cyangwa se akaba anavangiye, ariko ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. ndabakunda cyane, Imana ibishimire, kandi Imana mu ijuru ibagire neza, mu izina rya Yesu Kristo, amena. murakoze cyane. amen. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. umugambi w'Imana urakomeje, yari iri kumwe natwe na n'ubu irahari. izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, amina. ntabwo ijya idusiga, nta n'ubwo izaduhana. reka n'ubundi twinjire mu mwanya mwiza wo kwibwira ibyacu. irabishoboye, Imana ishimwe. tugiye gusengera ibyifuzo by'abitorero, kuko Imana yacu irumva kandi igasubiza. reka n'ubundi muri uwo mwanya duhe ikaze. yego, reka duhe ikaze Sharire adufashe muri uwo mwanya, areke ibyifuzo by'abitorero. karibu.
biraboneka ko ashobora kuba atari hafi. Reka duhe ikaze Moise azamura ibyifuzo by'ab'itorero. Reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Kristo Yesu, uri mwiza kandi urakiranuka muri byose kuko uri data wa twese. Tuzamuye ibyifuzo bya bene data. Hari abo turi kumwe n'abo tutari kumwe, hari abari kure n'abari hafi. Mu mbaraga z'ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo, nta kintu cyiza ngo kwifuza kuzagira iherezo ryiza. Ni icyifuzo gikunda gutangwa n'abantu bakeya, kubera ko iyi si dutuyeho itubereye ikintu gishaririya cyane. Niyo mpamvu umukristo mwiza agira icyifuzo cyo kuba ngo Mana, uzandwanirire cyane kandi uzampa iherezo ryiza, kuko muri iyi si nta kiza kirimo. Sengera abantu bafite icyifuzo kimeze gutyo kugira ngo ubabe hafi cyane ubafashe. Mwami Imana yacu, hari abafite ibyifuzo bitandukanye, bifuza kugira ngo bashakire ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi bitabasha gusebya izina ryawe. Ndakungize kugira ngo wibaye kuko uri umwami w'amahoro. Mana data wa twese, hari abifuza ko umurimo wawe rwose wagira imbaraga. Mwami Imana, nubwo wazana inkono ukazana n'icyuma ukaba utabasha kubagira nabi ngo babyemere, bakemera bagatanga imibiri yabo, bakemera bagatanga imbaraga zabo, ariko izina ry'Uwiteka Imana rigahabwa icyubahiro. Abo ngabo barebeshe amaso y'imbabazi, kubera ko icyifuzo bafite ni icyifuzo cyiza. Hari abifuza kwiga, abo nabo ukabona ko amashuri yabo yazagira umumaro. Ubagiriye neza mu mbaraga za Kristo Yesu. Hari abifuza kujyana ubutumwa. Mwami Imana yacu, barinde cyane, ubahozeho ukuboko kwawe, kugira ngo ubutumwa bikoreye buzabashe gukora umurimo ku bazabwumva. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Dusengeye Mwami Imana yacu abera aho bateraniye hose. Mana yacu, ubagiriye neza, kandi tugisenga twibutsa na mwene data uduhaye ijambo ryawe. Turamusengeye kugira ngo umwanya warimo hariya hantu umukoresha iby'ubutwari ku bw'izina rya Yesu. Ndakwinginze kugira ngo Mana, fasha bene data batataniye mu mbande zitandukanye z'isi, bagiye bafite izina ryawe, wongera amavuta mu mberezo zabo, babashe kuba abagabo nyabugabo guhamya iby'imirimo n'ibitangaza byawe Yesu. Mwami Imana yacu, icyaduka tuba hafi cyane. Mwami Imana, ukirengagiza intege nke zacu, ukadukora igitangaza ku byacu twifuza ko wabasha kugira ngo ubiramure neza, kuko uri Imana yacu ishobora byose, kandi waratubwiye ngo tukwikoreze amaganya yacu yose. Natwe turakwikoreje ayo maganya, kugira ngo abe ari bo basha kutumara umubabaro, kandi ari ubasha guhembura abacu bababaye. Abaguye umwongerera imbaraga, Mana yacu, bakomereza ubugingo n'amaboko. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Mu mbande enye z'isi abagushakana umwete bakubone, kandi icyubahiro cyawe Yesu kibashe gusunika abantu bawe bose, maze bumve imbinduka zivuye mu ijuru zibagereho cyane. Ari abari kure n'abari hafi, ari muri Afurika n'inyuma y'Afurika, bose abakwizera Mwami, ubashe kumva kwifuza kwabo, uguhaze, kuko nta mwana w'umuntu wabasha gufasha undi mu byifuzo bye ngo abirangize, ariko wowe ujye ubasha gufasha ibibazo by'ingo, ugafasha ibibazo by'urubyiruko, ugafasha ibibazo by'abanyetorero, ugafasha ibibazo by'abantu bababaye barwaye. Mwami, ukita ku byifuzo byabo, ku maganya gabo. Mwami Yesu Kristo, uko bakuririye nawe ukumva uri mu ijuru, ukavuga ngo ndi Uwiteka Imana imanuwe no kumva ndetse no kuza kugutabara, ndi Imana yawe. Akamanuka akaza akavuga igisubizo kuri umuntu wese, nubwo ubona abantu batakigushima kuko bikwiriye, ariko uri Imana, uracyakora. Twabonye ukuboko kwawe, twabonye aho ukiza, twabonye aho utabara, twabonye uko ubasha kugaburira abantu, twabonye uko ubasha kwambika abantu, twabonye uko ubasha kuba hamwe n'abantu bawe. Mwami Yesu, mu kaga, mu gihe cy'imfu n'igihe kitari icy'imfu, tujya tubona ukuboko kwawe. Mwami Yesu Kristo, uri Imana isubiza abantu bakabibona, nubwo batagushima nk'uko bikwiriye, ariko uri Imana.
kandi n'imitima irashinja abera b'Imana ko batagushima nk'uko bikwiriye. Niyo mpamvu mu izina rya Yesu winginze kugira ngo ube igisubizo, utitaye ku batagushima, utitaye ku batavuga imirimo n'ibitangazo bakorera, utabitewe n'uko mwami abantu bariye bagahaga bakibagirwa ko hari ababurara. Mu izina rya Yesu ndasabye kugira ngo mwami Imana Nyiringabo ugire neza abantu bawe, ubahe kumenya kuri Imana isubiza kugira ngo baze bagushima nk'uko bikwiriye. Urakoze cyane Yesu, habwa icyubahiro kubw'ibyifuzo byacu. Umurimo wawe turawusengeye mu izina rya Yesu. Abantu bafite impano z'umurimo wawe zo guhembura imitima yaguye imwuma, abantu bafite impano zo kuvuga ubutumwa abantu bakava mu byaha, mu izina rya Kristo Yesu bongerera imbaraga. Dore abantu bavuye mu byizerwa ari benshi, abantu bavuye mu buntu bwawe ari benshi, abantu ntabwo bakikwitaho, ntabwo bakiguhereza imbaraga, ntabwo bakimenya imirimo n'ibitangaza byawe. Niyo mpamvu itumye ngwinginze ngo ufashe imitima y'abantu bafite ibyifuzo byabo, bigendeho, ubihagarareho, ubyicareho. Igisubizo nikiboneka mwami ufungura akanwa kabo, bavuga ibyiza wabakoreye, nabo bajye bamenya kuri Data wa twese. Sengeye twebwe twese abari kuri iyi Zoom, mwami Imana Nyiringabo, kora igitangaza ku muntu wese uri muri uyu munsi kuri iyi Zoom. Mwami umubere igisubizo ku byifuzo afite mu izina rya Yesu. Ndategeka ubutware mwami Imana yacu bwa Shetani bukuraho umuntu ibyiringiro byo kudasubizwa mu izina rya Kristo Yesu. Ndirukana izo mbaraga zituma umuntu atizera. Reka abamama babone igisubizo kivuye kuri wowe, reka abagabo babone igisubizo kivuye kuri wowe, reka urubyiruko rukwemera rubone igisubizo kivuye kuri wowe. Mwami Imana reka abakozi babone igisubizo kivuye kuri wowe. Shimwe n'icyubahiro bizaba mu nzu yawe Mana. Ndagusabye kugira ngo rero Yesu wite cyane ku bantu bawe, wite ku basenzi cyane, fungura imiryango y'ijuru mwami, wite ku bantu bagushakana umwete. Mwami Imana yacu, hari abantu bamaze kumera nk'ibisuba ku gicaniro nka Pawulo, badakangwa n'igihe n'ibihe, badakangwa n'impamvu izo arizo zose, bavuga ngo haba mu gihe cyiza no mu gihe kibi mwami wanjye nzagukorera. Bakomeza icyo cyifuzo turakiguhaye mu izina rya Yesu. Nubwo akaga kariho, nubwo imibabaro iriho, nubwo guteswa kuriho, ariko uri Imana ibasha gusubiza. Ndakwinginze ngo usubize umuntu wese mwami Imana yacu, mu miryango usubize mu izina rya Kristo Yesu. Mana yacu, Mana yacu, mu bagukorera usubize. Uwiteka Imana Nyiringabo, kandi abantu bose bakwifuza wabera igisubizo muri byose Mana. Ndagushimiye kuri Data wa twese, kandi ndagushimiye kuri Imana ibasha gukora ku byifuzo byose. Ntabwo nabirondora nk'uko bikwiye hari, ariko urabizi byose uko bingana. Hari abifuza gukira indwara zikomeye barwaye, hari abifuza mwami Imana gukira indwara zoroheje bafite, hari abifuza mwami Imana yacu kubona urubyaro, hari abifuza mwami Imana yacu kubona aho baba, hari abifuza kubona mwami Imana yacu amazu. Mu izina rya Yesu, igikuru cyane reka tubanze dushaka ubwami bwawe, inzu, amamodoka ndetse mwami n'amatungo, ibyo byose biri mu maboko yacu, mu gihe gikuru uzabiduha, ariko cyane dufite ubwami bwawe. Cyo cyatumye umugaragu wawe Yobu avuga ngo rwose nubwo abana bashizeho, abagaragu bakashiraho, nta kizambuza kuba inyangamugayo. Nzakomeza kuba inyangamugayo imbere ya Data. Haleluya, haleluya. Yesu shimwe cyane. Nzakomeza kuba inyangamugayo. Hari abantu badashaka kuba inyangamugayo, ariko ndakwinginze ngo ube mwami Imana yacu wo gukomeza abantu bashaka kuba inyangamugayo mu izina rya Yesu, maze ukore ibitangaza n'ibimenyetso, abantu bakumenye kuri Imana. Ni mu izina rya Kristo senze nizeye kandi nzi kubidukoreye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tugiye kongera twumve indirimbo zitaramira Imana. Reka sabe umuhanzi wacu Gonzaga arongera aduha indirimbo imwe, na korali Wereba indirimbo imwe. Ikaze.
Yesu nashimwe. Turirimbe bwoko bw'Imana torero ryayo nimuhumure, dore Uwiteka ahagurukiye kurwana intambara, nubwo ibibahiga bibaye byinshi nimukomere, nyir'umurima ari maso kandi n'umunyembaraga, bwoko bw'Imana torero ryayo nimuhumure, dore Uwiteka ahagurukiye kurwana intambara, nubwo ibibahiga bibaye byinshi nimukoso kandi n'umunyembaraga, uru rugendo turimo bagenzi rurakomeye, Uwiteka atatubereye maso rwose twatembanwa, fata ubwishingizi kuri Yesu maze umwiringire, nawe ntazakureka kandi ntazagutererana, uru rugendo turimo bagenzi rurakomeye, Uwiteka atatubereye maso rwose twatembanwa, fata ubwishingizi kuri Yesu maze umwiringire, nawe ntazakureka kandi ntazagutererana. Inkike za benshi muri iyi minsi ziranyeganyeze, batuye ku musozi uvuga ngo Uwiteka ntanyibuka, Uwiteka ntiyakuretse oya ntiyakwibagiwe, akora mu gihe cye kandi nawe ujya mutanga imbere. Inkike za benshi muri iyi minsi ziranyeganyeze, batuye ku misozi ivuga ngo Uwiteka ntanyibuka, Uwiteka ntiyakuretse oya ntiyakwibagiwe, akora mu gihe cye kandi nawe ujya mutanga imbere. Uru rugendo turimo bagenzi rurakomeye, Uwiteka atatubereye maso rwose twatembanwa, fata ubwishingizi kuri Yesu maze umwiringire, nawe ntazakureka kandi ntazagutererana, uru rugendo turimo bagenzi rurakomeye, Uwiteka atatubereye maso rwose twatembanwa, fata ubwishingizi kuri Yesu maze umwiringire, nawe ntazakureka kandi ntazagutererana. Hari ijambo ry'Imana rivuga ukwiye kugenderaho, rikakubera umutsima n'amazi maze ugakomera, umukozi w'Imana wese atungwa n'amasezerano, ibihumuriza bya buri munsi bikamukomeza. Hari ijambo ry'Imana rivuga ukwiye kugenderaho, rikakubera umutsima n'amazi maze ugakomera, umukozi w'Imana wese atungwa n'amasezerano, ibihumuriza bya buri munsi bikamukomeza. Uru rugendo turimo bagenzi rurakomeye, Uwiteka atatubereye maso rwose twatembanwa, fata ubwishingizi kuri Yesu maze umwiringire, nawe ntazakureka kandi ntazagutererana. Uru rugendo turimo bagenzi rurakomeye, Uwiteka atatubereye maso rwose twatembanwa, fata ubwishingizi kuri Yesu maze umwiringire, nawe ntazakureka kandi ntazagutererana. Uru rugendo turimo bagenzi rurakomeye, Uwiteka atatubereye maso rwose twatembanwa,
fata ubwishingizi kuri Yesu maze umwiringire, nawe ntazakureka kandi ntazagutererana, nawe ntazakureka kandi ntazagutererana, nawe ntazakureka kandi ntazagutererana, nawe ntazakureka kandi ntazagutererana. Murakoze cyane. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. 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 Nitamusifu Bwana ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Ameniona.
Yesu